Yes, kanguhe ikaze nashobora kufunguye televiziyo muri kano kanya turacyari mu mwanya ikiganiro The True Service. Nibutse cyane icyo tugiye kureba muri kano kanya, tugiye kureba service za bimwe mu bigo bitanga nyine ubumenyi ndetse n'ubufasha butandukanye mu by'imari, ndetse yaba ari kuyikurikirana cyangwa no kwicunga no kwitaho muri rusange n'ubundi bumenyi butandukanye cyane n'ubufasha nyine butandukanye muri iyo secteri. Habana nagiye nyine muri kano kanya nkaba ndi kumwe na Kwizera Elisa, akaba ari ushinzwe nyine kumenyekanisha ibikorwa mu kigo cyitwa Iganeza Limited. Tubahe ikaze mu kiganiro cyacu Elisa. Murakoze cyane. Yes, ngira ngo iki kigo Iganeza Limited service dusangamo azeduni ni izihe, turabihuza n'iryo zina? Okay, no kuvuga muri Iganeza ikintu dukora no gutanga services zose zijyanye n'imisoro. Ubwo no kuvuga ngo harimo kwigisha abantu batanga imisoro uburyo bagomba kuba bayitanga, igihe bayitangira, tukabahugura ku bwoko bw'imisoro buhari dore ko ari na bwinshi, tukanabigisha n'amategeko yayo nayo cyane ko ari menshi. Iyo tuvuye ku bijyanye n'imisoro tujyana no ku micungire y'amafaranga, ubwo ndavuga muri business kwa bingana kose iciriritse cyangwa se nini. Ubwo no kuvuga ngo uburyo bacunga amafaranga yabo, uburyo bapanga business n'uburyo bayikoramo, ndetse n'imicungire y'amafaranga muri rusange muri business. Ariko irize ndahunga tukiraho nk'umuntu gifitiye imari, mfite business, mfite amafaranga, ntafite ubwo bumenyi kubijyanye no by'imisoro, by'affect iki cyangwa ingaruka mbi zabyo ni irihe? Ngo turebe ngo icyo mwaje gukemura cyangwa gufasha abaturarwanda. Mbere na mbere igihugu kigendera ku mategeko. Ni inshingano za buri muturarwanda wese gutanga imisoro, kubera ko imisoro igira akamaro mu kubaka igihugu. No kuvuga ingaruka za mbere zo kuba udatanga imisoro nuko nta ruhare ufite mu kubaka igihugu cyawe, kandi ari inshingano zawe. Icya kabiri, iyo udatanga imisoro hari ingaruka amategeko agena zikugeraho, harimo ibihano ugerwa bikugeraho iyo watinze gutanga imisoro. No kuvuga ngo ukwiye gutanga imisoro kubera ko ari inshingano zawe, ariko unarenze kuba ari inshingano zawe hari n'ibindi amategeko ateganya mu gihe utayitanze. Mu gihe unafite ubwo bumenyi ku bijyanye n'imisoro, hamuko imisoro dufashe no mu mucuruzi twihusa ko imisoro naya cyangwa nangahe mu bijyanye no muntu muri business, mu gihe ntafite ubwo bumenyi ingaruka kuri giye kuri nyirura business ye nigize uramura nyiri business. No kuvuga ngo amoko y'imisoro ni menshi. Amoko y'imisoro ni menshi, hashobora kuba harimo ipatante, harimo imisoro wishyura ku mafaranga winjije, imisoro wishyura ku mafaranga wishyuye abakozi bawe, n'indi myinshi. No kuvuga ngo rero iyo yose, iyo nta bumenyi ufite, icyambere hashobora kubaho kwishyura imisoro irenze iyo wagombaga kwishyura, kubera ko nta bumenyi ufite bw'uburyo ukora igenamigambi n'icungamari muri business yawe, ukagena n'uburyo n'amafaranga uza kuba usorera. Iyo nta bumenyi ufite rero ntabwo ibyo byose ushobora kubimenya. Ikindi habamo no hari uburyo abantu bajya kugura ibintu ibyo aribyo byose then bakabudirwa gusaba fagitire ya IBM. No kuvuga ngo iyo leta igiye kubara amafaranga yo gusoresha, bafata amafaranga winjije bagakuramo ayo wasohoye, inyungu niyo basoresha. Iyo rero utegeze usaba fagitire ya IBM, ntabwo amafaranga bayabara nk'uwo yasohoye, kubera ko mu buryo bwemewe n'amategeko ntaba yarasohotse. Uyasorera nk'uyafite kandi warayasohoye. Ni byiza rero ko ushaka ubumenyi ku misoro kugira ngo ujye umenya uburyo ugena amafaranga yo gusorera mu buryo bwemewe n'amategeko. Yes, aho ni kimwe. Ikindi mwitwa Iganeza, ubwo kuko mwabikorera umuntu, ariko iryo jambo Iganeza ese murabitwigisha ku buryo nanjye ubwanjye nabyiga nkajya kubyikorera, cyangwa ni ngombwa buri munsi nimba hakazi mwe mujye mubinkorera? Ntabwo cyo cyatuzanye. Twazanywe no guhereza ubumenyi abantu mu buryo bajya babyikorera. Umuntu udafite igihe cyo kuba yabyikorera, ubu ngubu niwe twemera amafaranga ye akajya duhora twishyura, tukamufasha kudekarara imisoro. Ariko mu busanzwe ufite umwanya n'ubushake n'uburyo bwo kubikoramo, dutanga ubumenyi bundi ku misoro. Bisaba iki? Bifata igihe kingana gute? Kwiga ibintu bijyanye n'imisoro ni amezi 3. Igishoro cyo
ugomba kuba ucyumva, ariko ni amezi 3 ku igishoro kijyanye n'igihe, ni amezi 3. si ngombwa ngo ube ngo warize wenda ngo ibijyanye na finance ore upfa kuba ufite ubwonko bufata bizajyamo bikajyamo bikagumamo, ariko amezi 3 yo uraza ushobora kwiga mu gitondo, ku manywa cyangwa se nimugoroba, cyangwa se ukajya no ku rubuga rwacu iganeza.rw, naho amasomo wayasangaho ukigiraho waba uri hose mu gihugu. ubwo itaneba ngo icyo mwaje gukemura ni n'uruhare rwa cyangwa impinduka zanyu, ubona mu gihe mumaze bigeze ku kihe kigero gufasha abantu cyangwa bimaze gutanga umusaruro ku kihe kigero? Haracyarimo imbogamizi. Imbogamizi irimo nuko ntabwo abantu bari bumva neza ko bakwiye kuba bamenya gahunda zose zijyanye n'imisoro. Baracyabifata nkaho ari ibintu bafite abandi bantu bazabibakorera, ntabwo bumva ko ari ibintu bagomba kuba bamenya ngo bajye babikora babizi. Babihariye abantu babadekararira imisoro, kandi bari byiza iyo umuntu ari kugukorera ibintu ariko nawe ufite icyo bizeho. No kuvuga rero biri ku rugero ruto cyane, ariko iyo mbogamizi turi kugenda kuko tubimazemo igihe gito, ariko dufite n'ikindi gihe kinini gisigaye cyo kubikoraho ku buryo icyo gihe kigomba kuzagera bisa n'ibyagabanutse. No kuvuga rero ngo turacyari kugenda tubahugura, ariko iyo niyo mbogamizi kirimo ikomeye, kuba batari babigira ibyabo ngo bumve ko bakwiye kuba bamenya gahunda zose zijyanye n'imisoro, kuko aribo basabwa kuyitanga. Ngira ngo nuko icyo ni kimwe. Ikitire wenda kujyanye na service tuvuga turi kiganiro kigaruka ku itanga rya service, kuri no kuvuga ngo uyu muntu icyo akeneye ubwo bumenyi yaraje kunshakaho, ese ndabwirwa n'iki ko uko agiye ko ataje ko yaje atagiye ko yaje plutôt yes atagiye ko yaje yes atagiye ko yaje ubwo aho itegura na service inoze tuvuga umunsi ku munsi. None uvuga ngo nk'umuntu waje aje kubyiga ngo ajye kubyikorera, ubwo nguwo ikintu cya mbere kitubwira ko atagiye uko yaje nuko agenda akabyikorera ntazagaruke. Dushobora guhura gusa atubwira nyine uburyo asigaye abikoramo, cyane ko buriya ku muntu wakwigishije ntabwo ubumenyi bwose buba transferable mu buryo buhita bugenda. Dukomeza kugenda tubaganiriza, ariko turabibona neza ko iyo agiye akabyikorera mu buryo bwe, ubwo ndavuga ubujyanye n'amategeko, ntabwo ari uburyo bwe gusa, mu buryo bujyanye n'amategeko, ariko twamwigishije tubona neza ko atasubiyeyo uko yaje. Aho ni uruhande rumwe. Ikindi ubona muri no secteur yanyu tuvuze ngo service inoze n'urugendo rwa gaherehe rwa songa muri rusange. Service inoze muri secteur yanyu no kuvuga ngo service inoze, ngira ngo mu ndimi z'amahanga dushobora kubikubira muri customer experience. Yes. No, customer experience tangira akitubona akitumenya. Nubwo iyo amaze kumenya ngo Iganeza turahari, tubafasha mu bintu bijyanye n'imisoro n'icungamari muri business, customer experience bitangiye. Then service inoze rero kubimenya no kubigeraho biroroshye, kubimenya twebwe kutumenya no kubigeraho intambwe ya mbere service no iyo bikoreye kwigeraho ni intambwe ya mbere bibaye. No ngo twe kutumenya no kubageraho, kutumenya biroroshye kubera ko ku mbuga zose turiho, YouTube, Instagram na Facebook hose turiho, dufite naho dukorera ku Gisimenti, ariko yanaduhamagara. Ubwo n'urugendo rwa mbere. Then yamaze kutugeraho rero aza aho dukorera cyangwa se akaduhamagara, noneho tukaganira tukabanza tukumva neza icyo we ashaka. Okay, bugeze umbaza ngo ese binsaba kuba hari ubundi bumenyi mfite naba narize kugira ngo nze kwiga ibyo ngibyo. Ntabwo bisaba kuba hari ubundi bumenyi ufite, uko waba umeze kose. Ni ukuvuga tumaze tukamenya niba hari indi base ufite, kubera ko mbere yuko tukwigisha ibintu by'imisoro hari n'izindi financial basics tubanza kuguhereza, kuko imisoro ivanwa mu nyungu, kandi inyungu ntabwo ari ukorera. Kugira ngo rugire ku nyungu hari ibindi bintu ugomba kubanza guteranya no gukuramo ukayigeraho. Ibyo rero nibyo tubanza kukwigisha kugira ngo uzajye ubona imisoro ikwiye kubibona, utazabivanga. Ni muri ubwo buryo. Yes. Ikindi nakibaza ahanini mu business hari gito business zikabaho nyuma zigafunga. Muri experience yanyu haba hari izifunga kuko wenda
iyo mari imashobora gucungwa nabi birumvikana bagahomba bagafunga, ariko se dugaruke kuba ataritaye ku bijyanye n'umusoro no kuwitaho no gutangira ku gihe no kuwukurikirana bikaba byamutera igihombo kugira ngo twumve inyungu y'ibyo turi kuvuga hano. Nagize nkubwira ko iyo utakoze igenamigambi neza n'icungamari neza muri business yawe ushobora gusora amafaranga arenze aho ugombaga gusora gusa kubera ko udafite ubumenyi ku misoro. No kuvuga rero ngo ibyo bintu biramutse bikwayeho byibuze inshuro ebyiri kuko habaho n'amande. Hari nk'abantu bajya bakora amakosa mu kubara mu icungamutungo rya business yabo ugasanga bafite nk'amande ya $200,000. Umuntu ujya gucibwa izo $200,000 tubyemere ko hari urwego aba ariho nyine bituma acibwa izo $200,000 kuko hari ikosa umuntu ufite business y'ibihumbi 100 atakora ngo bamuce $200,000. Ariko nubwo waba uri kuri urwo rwego baguciye $200,000 ntabwo numva ko bazi guca inshuro 3 ngo nangize ukomeze muri business. No kuvuga ngo ibyo byaguhombye byonyine. No kuvuga hari abantu bahombywa nuko ugomenye ntabwo bafite kubera gusoreshwa byinshi, gutinda kudekarara imisoro ugasanga bakizandi manda atari ngombwa no gusoreshwa menshi muri ubwo buryo. God ikigaragara turi kwenda kujyanye banyuzeho nyuma bakagenda bagakora bigatanga umusaruro. Ubwo ni nahandi turira ngo feedback yabaye nziza cyangwa ntibyagenze neza cyangwa ibyo batubwira guhindura cyangwa barashima baranenga. Turi kujyanye n'abahanyuze bakagenda nyuma yaho bakabikoresha bigatanga umusaruro. Mubone bigeze ku kiyo kigero bitewe n'adana ishusho kuvuga ngo abo mumaze kwakira ni bangahe cyane ikiye kigero byabahaye umusaruro ku kiye kigero mu bucuruzi bwabo cyangwa mu gucunga imari n'imitungo yabo neza. Niyo utakoresha mu buryo bw'imibare ifatika bakukagereranya. Ntabwo nagereranya kuko imibare ifatika tuyifite cyane ko tumaze igihe kitari kinini, ariko byibuze nko mu bantu bagera muri 200 abo twafashijwe ndavuga bafite business zigereranyije, hari n'abazaga ku giti cyabo nabo tukabafasha. No kuvuga rero ngo birabafasha kubera ko bibafasha ku kigero kinini kubera ko uburyo babaragamo imisoro bita butandukana kuko hari ubumenyi baba bamaze kugira ku icungamutungo ryabo gutandukanye n'ubwo bari basanzwe bafite. Banga uburyo bakoragamo ibintu bita buhinduka. Ni muri ubwo buryo. Ikindi nakibaza wenda kujyanye n'imbogamizi kigaragara muri ku ruhande rwanyu yawe no ku ruhande rwacu nk'abakenera zino service, imbogamizi zikigaragaramo. Imbogamizi zikigaragaramo icyambere hari iyo ngiyo nakubwiye yo kuba abantu batari bakangukira kumenya ko bibareba. Ariko ubona biterwa n'iki ubundi? Gishobora kuba ari ikibazo cy'imyumvire. Nkivuga kuri iyo myumvire habamo no kumva ko abantu bumva ko kwishyura imisoro niba ntabyita guca nk'amabere ari kirazira, aba yumva yanyurwa cyangwa yakumva ameze neza atayitanze cyangwa yishyiriye uruhare rwa Nzereveni nabwo imukurikirane uretse hano uri gukwepana akumva ni ikibazo, akumva ntabwo akwiye kuba, akumva n'ibintu atakwiye kuba akora ubundi, akumva ni nk'ikibazo cya leta kumwaka imisoro cyangwa ni ukumushyiraho urusyo kandi atari byo. Ikindi indi mbogamizi ibamo ni uko nacyo kintu bajya banatunenga ni uko tudafite amasomo menshi ku mbuga zacu ari free bashobora kuba bajyaho bakabona. Gusa ariko ibyo ngibyo nabyo turi kubyigaho tureba uburyo ayo masomo ashobora kuzajyaho nubwo tutabasezeranya ko azabahura n'ibyo wabona ugeze kuri tele, ariko ayo nayo turi kuyashaka. Turi gushaka uburyo twubaka system yo kubikoramo ku buryo ayo masomo nayo bazajya bajyaho bakayabona. Hari uruhare rwanyu kugira ngo ubukangurambaga bubeho tubimenye twumva ibyiza byabyo, ariko hari n'urundi ruhande rwanyu uruhare ku ruhande rwanyu uko izo mbogamizi zikigaragara muri ibi ngibi zagakemuwe. Ibyo bintu bibiri ni ukuvuga ngo imbogamizi ziterwa n'ubwinshi bw'amategeko y'imisoro. Ni menshi pe, ni menshi pe, ni menshi. Ni ukuvuga rero kandi leta niyo ishyiraho amategeko. Ni ukuvuga ngo icyagabanya izo mbogamizi ni uko wenda leta ishobora kureba uburyo yagabanya amategeko y'imisoro ikagirayo ihuriza hamwe akaba ari ikintu kimwe ku buryo abantu nabo kuyiga bakayumva byoroha. Kuko nk'ubu ngubu
turamutse tuvuze ngo tugiye kwigisha amategeko y'imisoro tugahera kuri rimwe ati kwa hambere tukagenda n'imyaka 10 yashira. Iyo tuvuze amategeko tuba dushatse kuvuga ikintu dufashe n'udashobora kudukurikiye wenda afite akabutika ahantu kugira ngo abashe kubyumva. Iyo muvuze amategeko ni ibintu byose bigena uburyo ibintu bikorwamo. No kuvuga ngo baravuga ngo niba winjije ayangaya ugomba gusoranya. Niba se ucuruza ibi ngibi cyangwa business yawe ingana gutya uri mu cyiciro kimeze gutya ugomba gusoranya. Ngira ngo amategeko ni ibyo ngibyo agena. Kandi abantu benshi ntabwo babizi bari no muri business cyane cyane ziciriritse. Aha ubuzi ziciriritse. Nuvuga ngo ahubwo ziciriritse bo abumva nta ibintu by'imisoro bitanabarira. Ngo gukoresha IBM ni by'abantu bakorera mu mujyi na za yose kandi ahubwo aribo bagahereweho kubera ko ngira ngo abo ngabo ni nabo basoreshwa imisoro myinshi irenze iyo bagatanze gusa kubera ko batajya babyitaho. Ikindi icyo navuze cy'imyumvire nkamwe mutanga ubumenyi namwe hari urarwanya kugira ngo muduhindurire imyumvire kuko abacuruzi bato turi kuvuga nibo benshi kandi handi ugenda ukanywa ka facture ahara ntigese kujya baravuga ati ngo turagwa facture y'urugendo facture y'urugendo ngo y'urugendo nyine n'ubwabere byubishe birancanga gusobanura batinda abari make dufata urugendo baguze ikintu cy'ibihumbi wenda 100 n'urugendo turakwandikira kandi ndakiguze 250 ndavuga ati hamone nyine urako iyo myumvire already we nk'umucuruzi ari imyumvire afite nabwo najya kugura handi nawe ikintu ntago ari buyake usanga imyumvire igizenguruka ahantu hose nicyo nagaritse ngo uruhare kugira ngo iyi myumvire nkatwe nk'abaturarwanda nk'abafite izo business ziri hasi ngo ishire. Uruhare rwacu cyambere no gutanga ubwo bumenyi mu buryo bwose. Mu buryo bwose bushoboka kandi bugera kuri buri wese ariyo mpamvu turimo turashaka n'uburyo bwo kongera ayo masomo ari ku mbuga nkoranyambaga ariko cyane cyane bagomba kuba babyumva tubashishikariza ko baza kuri tele kuko niho hatangirwa ibintu by'umwimerere cyane ko dufite abantu babyize babikoramo banabimazemo igihe. Ni ukuvuga rero ngo kuvugana nabo kuba wahura nabo byagufasha kurusha uko wajya hariya. Uruhare rwacu rugomba gukomeza kubakangurira tutitsa kwiga amategeko y'imisoro no kubigira ibyabo bakumva ko nk'uwo muntu ujya kuguhereza facture y'urugendo ufite ibintu waguze ni ikibazo cy'imyumvire mugani wawe ariko hari n'akazi kenshi kazakorwa natwe ariko cyane cyane kagomba gukorwa na leta kuko ibifite mu nshingano nka Rwanda Revenue ikagitegura ubukangurambaga igomba kugenera abo bantu ku buryo byibuze mu buryo buhoraho buri kwezi buri mezi 2 buri mezi 3 bakajya bagira amahugurwa abageraho yo kubafasha kumva neza ko ari inshingano zabo gutanga imisoro no gutanga facture. Got tugenda tugana ku musozo turebe hari turebe kumbogamizo no mwe mu gihura nazo turi kuvuga ngo ni twebwe biga nk'ikigo nk'abatanga n'ubumenyi imbogamizi mu gihura nazo ariko nicyo musaba cyangwa nicyo mukora kugira ngo zibiza kurwaho. Ku ruhande rwanyu ibyo mubona bikebera nk'imbogamizi ashaka ari imyumvire yacu ukiri hasi ashaka kuba imyumvire umusore ukiri hejuru gatuma uriya mugiye kubyumvisha atabyumva neza n'urugero ngiye ntanze. Ni ukuvanga icyambere hari iyo myumvire nyine y'abantu bafitemo ko imisoro ari ibintu bya leta batankurikiranye cyangwa bashyiraho amande ntayishyura cyane ko kugira ngo bige uburyo bayishyura ahubwo biga uburyo bayikwepa nicyo kiba kibashishikaje uburyo bwo kuyikwepa. Then ikindi hanazamo n'ibyo nakubwiye batunenga byo kuba dufite content nkeya ku mbuga zacu. No kuvuga ngo kugira ngo dukore content nyinshi ku mbuga zacu tukabidusaba igishoro kinini bo bikabasaba igishoro gike ibyo twabyumva ariko ni imbogamizi kubera ko urumva biradusaba gushoramo cyane mbere bo bikabasaba gushoramo mbere nyuma. No kuvuga rero ngo iyo ni imbogamizi ikomeye ariko urumva ko inaterwa no kuba nta iyo mbogamizi yo kuba nta content nyinshi dufite ngo inaterwa no kuba igishoro kikiri gito dusabwa igishoro kinini kugira ngo bigere aho ngaho bigere kuri benshi. Ikindi hakaba hanarimo no kuba abantu bakora nk'ibyo dukora umubare wabo ntabwo navuga ngo ntabwo uhagije ahubwo ubumenyi bafite nibwo tutavuga ngo burakwiye kuko
hari nk'abantu ujya kudekarara imisoro, hari nk'uwo bambwiye ngo yagiye kudekarara ipatante, noneho bamudekararira umusoro w'isuku mu mwanya w'ipatante. Ni ukuvuga ngo umusoro w'isuku bishyuraga 3,000, ipatante yari bwishyure 15. Badekarara w'isuku 3,000 ngo bageza muri 15, ipatante iramufata, yishyura amande. Urumva ko kugira ngo bavane ibyo bihano byose bashyize aho ngaho byatwaye igihe. Izo zose rero ziracyari imbogamizi z'ubumenyi, imyumvire, no kuba abantu babikoramo nta bumenyi buhagije bafite. Aho nabo nkaba nabahamagara bakazaza tukagira uburyo tubavungurira ku bumenyi, bagakora ibintu bafiteho ubumenyi. Yes. Ese dusoza ubutumwa ngenera baradukurikiye muri rusange, kugira ngo cyane imva mutima zanyu muri rusange hayiga neza. Ni ukuvuga ngo tugomba twese kumva ko ari inshingano zacu gutanga umusoro, kubera ko ni amafaranga dutanga ariko n'ubundi akagaruka mu bundi buryo, akubaka igihugu. Muri ibyo bintu byose ntabwo nza kubisubiramo abantu bagire ngo ni ibintu duhora dusubiramo ngo yubaka amashuri, ngo yubaka ibitaro, ngo yubaka ibiki. Tubisubiramo ariko ni nako kuri nyine guhari. None se leta amafaranga yayakurahe? Amafaranga yose sohora yayakurahe tutatanze twebwe iyo misoro? Amafaranga aba mu baturage, ni inshingano zacu rero kuyatanga, leta igakora inshingano zayo mu buryo bunoze. Ikindi nanabashishikariza gukomeza kudukurikira ku mbuga zacu, kuko ibintu tugiye gushyiraho muri uyu mwaka n'indi biri imbere ni byinshi kandi bizabafasha. Ariko bakanatugana n'aho dukorera ku Gisimenti cyangwa bakanaduhamagara. Jessica, ngushimire cyane Kwizera Olivier, Kwizera Elize, guturuka muri Iganeza Limited, kandi ukomeze gufasha n'abaturarwanda kugira ngo wongere ubumenyi bijyanye no gucunga imari zabo ndetse no gutanga umusoro. Katubashimire ko mutari icyo kiganiro. Murakoze kudutumira kandi nizere ko tuzagaruka. Yego. Murakoze cyane. Yes, ka dufate akaruhuko.